abana banjye icyo nshaka wababyara abana ni bangahe urubyaro gusa nshaka mbonye urubyaro n'amafaranga bakahiyobora ndakibaza nguki mbonye urubyaro rwe gusa ubonye urubyaro rwe rw'umwana wawe gusa amafaranga ubwo uracyashidikaye ko umwana atazabyara akubwira ko mu nda ntacyo bindwaye akubwira ko mu nda twite nanjye nimbibona ejo nzamujyana mu kire muri eko yego nayifashe fata yawo umuntu akubwiye ibirambike hamwe n'iyo ndobo yego nabikoze fata amazi yasuke muri iyo ndobo ntoya amazi nakubwiye amazi asanzwe amazi kuki n'umuma ngo nabesikoro nyuma y'uko atuburiwe inzu y'umupfumu bakayitwika bakamuha umunsi wo gufata amafaranga iza 5 n'iz'igihumbi n'iza 2 moga ngo ki sister kuramo turebe kuramo arimo n'ayandi miliyoni zingawe ngo iki buretse gato shiraho hejuru aya ni buretse kuhakuramo aya buretse nibarize nigendere buretse gato moga mwibarize biremewe mana we mugabo urakoze umva buretse byawe nawe buretse mbwira aho mwawe ntabwo nari mara buretse gatoya buretse moga reka mwibarize amagambo agira muri 6 ikintu cya mbere watwitse inzu y'umupfumu wamurira amafaranga miliyoni zingahe miliyoni 3 umupfumu ntago twabonye ko yahiriye mu nzu ese iyo umuntu ahemutse akanahemukirwa uno muganga kucyo atahiriye mu nzu twabona inzu irimo gushyo yonyine oya mu byo yari yadusabye ko twamuha ikimenyetso cy'uriya muganga wari wamugetse w'umutwe akabwira amafaranga adusaba kuzasubizwa amafaranga yari yashinzwe kugera kuri ya mupfumu yari yaramaze kuyashyira mu maboko y'abandi bantu iyo mpamvu ayo mafaranga tuyamusubiza akoresheje imbaraga z'ihembe rya rushiti ihembe yongera ijwi ngo ihembe rya rushiti nibyo rijya kuyashaka aho gaba garagiye goherezwa hirya no hino akagarukira nyirayo yese nyamusuba kandi zera kumeze neza uri hose mu cyo gitandukanye iburasirazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course nitwa Chekechuwa ndumva dakina n'abana ukina nabanyina so batandukanye mu cyo gitandukanye sibanganya inkuta nasenye ntanga isa na mitima kubadukurikiye ngo uramuga Kigali News ayo ni 5 ndabasubije mwese mu mazi mesi mutambana ku mbuga zigiye zitandukanye nubwo abari inzira igoye nubwo abari inzira y'umusaraba nubwo biba bitoroshye ariko Imana ikomeje kuturinda nitwijya tunirwa cyekayo twigirishije Imana ikomeze turinde ishyari ry'abantu Imana ikomeze turinde abagambanye Imana ikomeze duhe guhahira hakurya no hakuno abandi babure ikaze kubakurikiye Kigali News 5 nakoze gukora subscribe share na comment ndizera komeze neza abanyarwanda mumeze bite ari muri Canada Saudi Arabia abari muri Sweden ari muri Central Africa ingabo z'u Rwanda mwese ndabasuhuje muri mutumwa bw'amahoro nizere ko mumeze neza urugendo rw'amasaha agira muri 4 n'iminota 38 twerekeje mu bice bitandukanye n'urugendo rutatworeye ariko kugira ngo tumenye inkuru cyangwa nabaduhamagaye mu biganiro byose bitandukanye tubagezaho bya buri munsi iracyari iyanzira dukoramo byinshi bitandukanye iracyari yanzira itoroshye ariko nizere ko mumeze neza ese waransenye nimba waransengeye warakoze nimba utanansenye kandi Imana niyo nkuru cameraman ugendane nanjye aha turi hari inkuru nabonye atambutse ku kinyamakuru sawa show nabonye ibitangaza byahabereye nabonye amateka habereye nabonye ibyahakorewe nabonye inzu y'umupfumu ishya uyu mupfumu yariyenga amafaranga yo mu diaspora ari umugore cyangwa umukobwa uba mu gihugu cyo hanze yaramamagara ati mugenzi wawe namamagaye ntago yabaje kunyitaba yambwiye katanahari anyitabye ari nambwe ati mujya mukorana ariko mutwega dushaka views please dushaka views ariko abadukurikirana no mu cyo bitandukanye mujye mujya ko ari abaganga b'imitwe ndetse n'abisikoro ariko nanone hakaba ari abaganga bakora ibitangazo bitandukanye ariko kubamenya se bigenda bite inkuru yatuzanye y'uno munsi mu diaspora yari amafaranga ageze mu Rwanda batwika iki inzu y'umupfumu ariko umugore ngo yari yarabuze urushako nyuma uwo muganga atwitse inzu y'umupfumu aza kubona iki urushako uwo mukobwa cyangwa uwo mubyeyi uno munsi tugiye kwa mama we ndetse niho atuye ngarabura iminsi mike yerekeze mu gihugu cyo hanze ariko umuganga watwitse inzu yuriya mupfumu wamuri amafaranga kuri uno munsi garagaza amafaranga ye
aragaza mu buhe buryo biragenda biti iracyari Kigali News 5 subscribe share ndetse na comment ndacyari Ishyaka manager nise komeze neza abanzi banjye muraho abagambanyi muraho Imana niyo nkuru nizere ko fresh gahunda zose ari ku murongo cameraman tugiye kugenda dukomanga twahawe gahunda ariko twatinze ariko se amafaranga arayabona cyandika muri commentaire ibyo uza kubona umwana muri commentaire nibinashoboka muga kuri telefone turamamaka cyangwa umu diaspora amuhamagara namara kumuhamagara turamubaza ibibazo bigiye bitandukanye amafaranga arahabwa so tugiye kwitega iki tugiye kureba igiye kwabera kuko yatubwiye ko hari byinshi muganga yamusabye gukora n'ibiki uno munsi arahabwa ubutunzi ese ubwo butunzi yanyazwe amafaranga ye yahaye nakwita ngo umwesikoro akamujyana byari kugenda gute aratuganiriza ariko anatubwiye ko ahangaha ari kwa mama we nitugira amahirwe twasanga mama we atubwiye byinshi bigiye bitandukanye ariko uno munsi ngaraza guhabwa amafaranga ese ndibaza birashoboka kuba warahaye umuntu amafaranga agasera igihe kigiye gitandukanye kirekire ayo mafaranga akazagaruka ukayahabwa ese amafaranga araza kuyahabwa mu zenzera tugendane yahaturangiye aho tugiye turahazi yahaturangiye na gahunda zose gusa saa duhaye saa sita none amasaha ageze ya nimugoroba tugiye gukomanga adufungurire cameraman n'abadukurikiye mwese nimuvanaho amaso siko umuntu yicara mu modoka ukumva umugongo ntazi tuba dushaje rero tumaze kubyara abana bangahe gahunda bari danje gendane natwe mwarimo nkumbuye mwiriwe neza bitese bipangu byanira bitinye baze sigabantu kansubiza nanze muraho namahoro urakomeye nabanje kuyoba ariko kwako ndi umunyamugi ntabwo ari kwayobera bamfashe kwako ndi umunyamugi wambwa ati nugera ku nzu kamera bereke inzu yambwiye dore ngirargo nuyigera uhita ukatiye umunsi urengana mwabonye abadukurikiye so mize bitese tumeze neza twatire saa sita zibaye umusako mwanyerereje ariko nta kibazo ni kuri ahantu tuvuye yego ngemba nishakira views ni fresh mama wese arahari ni karibu gahunda zose ni neza ngamafaranga ujya kuyabona cyane ni karibu nta kibazo mwamubonye kanze nde yarabikurikirana tu ni sawa se iyi modoka se nayibonye muri video no modoka ni kamwe mu gihe curagendamo ariko nta kibazo nyire banza umbwire nomero zanjye zibonye ariko bunakerwa nawe kubaza ziri ku biganiro hano hose bazibona cyane urabizi ko inkuru zaziribwa n'abantu benshi ntabwo nimero yawe nari kuyibura twatinze adukurikiye ariko nta kibazo uzi urugendo ariko nanashonje ntabwo byari byoroshye nta kaji birahari ni karibu n'akaji ye ninywera akaji karibu stare cameraman ngo hano meze bitese ni sawa ngo karanyishe abakameramani rero baranarushye nakuna bahagaze ameze gutya agenda actually n'amakuru kuko ikintu cyane gituma tubaho tunarya no gushaka amakuru cyambere nakazi nishime kukubona nanjye no hazi kutahamagaye Kiroso ariwe nabonye mu nkuru ya mbere Kiroso ntabwo yabonetse niyo mpamvu ariko ngari Burundi abarundi mumeze neza Kiroso yaje Burundi ni sawa ari bitangaza bambwiye nabonye video inzu y'umupfumu ishye ngakwibye amafaranga nyuma yaho urambwira ngo Kiroso naramubuze kandi ashaka gusubira hanze ngo muganga arashaka kunsubiza amafaranga yanjye urumva nariwe n'umuganga wiyitaga umuganga urumva araya kurya ariko mbwira ko ndi umuganga wagufashije barabuze urushako yego ubundi iyo tubyumvise gutya mubivuga ndavuga ko nibyo sibyo ni iki tubwire nibyo kandi cyane hari abaganga bavura mama waje ugasuhuza abashyitsi b'abantu bahageze ngo ntubasuhuze ndabona mu basirimu numva muvuga ngo ntabirenze amahoro masa muragubwe neza mwicare rero mugubwe neza iwacu nawe ngwino twicarane dutere habiri iyo mikoro yimumere se umubyeyi rero mama ngenzwa n'umunwa ari umuntu wambajije ngo kubiba ngo ugenzwa n'umunwa ushatse kuvuga iki
yano ngiye ndavuga kandi navuga arumva nkabaza ibyo ngomba kubaza nkanasubizwa. Mameze neza? meze neza nta kibazo. Njye nitwa Isiyaka ndi umunyamakuru. Norotse mu rugendo rutoroshye nagenze amasaha hafi 4 n'igice. Rero uno mukobwa nyine nakwita umukobwa se cyangwa ndi umugore w'umugabo ndubatse. Kwita n'amatare banga nimba ari banga nubivuge. Nitwa Umutoni wa Seriponse. Niyo mazina mama yanyise na papa wanjye. Ufite umutwe umeze nka mama wawe. Mama ndabeshye nkunda gutebya buriya rero. Ya nta kibazo. Nanjye nitwa Ibusa Jeanne. Mfite imyaka 50. Ariko turabakiri iwacu. Urakoze cyane. Mwese mama reka twihutire ko burije. Inkuru twabonye y'umwana wawe imbere yuko mubaza. Igira haruguru gatoya. Nanjye nicare ku mufariso n'ubundi nk'abandi bakire. Inkuru twabonye y'umwana wawe hiburyo ngo yari yarabuze urushako kuko nibyo yarabuze ngira amahirwe mbona abavandimwe ngamwe bashaka imiti ariko Yezu niwe ugira neza ndawundi ugira neza. Reka mwibarize resitori uburyo uri warabuze urubyaro umaje kubura nako wari warabuze urushako bari kubona urushako urarubona umaje kurubona nyuma nkuko abimbwiye kuri telefone uza guhemukirwa n'umuganga wita umuganga kandi aramutubuza uza kugira amahirwe noneho umuganga nyamuganga apana babandi bitira abaganga nyamuganga aguha iki reka aravura cyo ndamufasha aragufasha sibyo ubona urushako nyuma ari wakwibye amafaranga ubundi koko imiti yo gutuma umuntu abona urushako ibaho ese koko wowe ujya kumujyaho icyo gitekerezo cyaje gute? Fata mikoro neza bakumve pesi yose iradukurikiye. Urabizi ntacyo umuntu atakora kugira ngo agere ku cyo ashaka. Nasabwe inshuro zigera muri 3 ubukwe bwajya kuba bugapfa. Nza kujya kuri YouTube mbona hariho abavuzi gakondo. Yego. Niko mu mvugo ziwacu mu bivuga. Yego, abavuzi ba gakondo. Yego. Ndamuganiriza anci $3,000 by'idolari narabivuze. Miliyoni 3 zinarenga. Yego mu kiganiro. Mu kiganiro kuri Sawa show. Yego. Urabona inkuru y'umuganga rwose bamutwikiye inzu ye dukomeze. Aza kundya gusa naje gura no ndaramfasha. Ubwo rero nsigaje nk'iminsi 3 ngo nsubire mu rugo njye kureba umutware. Ufite n'umwana? Oya ntago ndabyara ariko byiza byiza kubona mu nda nakantu karimo. Nda nyine nta rubuto. Oya karimo. Okay. Nda namagaye muganga. Murabizi ko bashize ko twari twaganiriye muganga ko muganga nkababwira ko muganga azamfasha amafaranga nkayabona kuko nendaga gutaha yari yambwiye ngo sinzagende ntamuvugishije. Ndavuga noneho byaba byiza ukuri angarurije amafaranga n'isi yose ikabibona ko inkuru nyamukuru no muserero ni yihe? Inkuru nyamukuru nuko agiye kuma amafaranga yanjye ariko mbere ya byose ndabanza muhamagare ambwira uko mbigenza. Mama muwe mikoro. Mama reka tuye tuvugisha ukuri. Umuntu ari wa amafaranga amadolari 3,000 ubwo ni miliyoni 3 zinarenga kubera ko urumva ari kintu yari yarabuze iki urushako barayamurya nyuma ndaramufasha abona urushako. Mwizeye gute ka amafaranga muri buyabona? Amadolari 1,000 no kuvuga ngo miliyoni 3 hari ugiye kuzibona ziragaruka no waziriye kandi nawe ubwanyu murabyibonera. No waziriye ari ahantu hazijyanye. Oya murabyibonera amafaranga. Murabyizeye koko? Ariko ngicyo nshaka no kuvuga ngo abana banjye ngicyo nshaka no urubyaro gusa nshaka mbonye urubyaro n'amafaranga bakahiyehora ndakibaza. Nguki? Mbonye urubyaro rwe gusa. Ubonye urubyaro rw'umwana wawe gusa amafaranga ubwo urumva ko umwana atazabyara. Akubwira ko mu nda ndacyo windwaye. Akubwira ko mu nda twite.
nanjye nimbibona ejo nzamujyana mu kira muri eko numara ngo kubyara kabona urubyaro rw'umwana birashimishije kubera ko nanjye byiza icyizere mbaye sinashima icyizere wari wakibona mama agize agahinda wihangayika umubyeyi katwiganirire abadukurikiye n'isitori hano hanze habaho abantu bakora igice gitandukanye ariko nanjye nta mafaranga umuganga yigeze kumpa ariko umuganga namubuze yampaye amafaranga ariko sha narayariye pe nararyaga nk'ugiye kwicwa neza none se ubundi muganga uno munsi yuko nta mafaranga yakubwiye ko bigenda gute urabona mwangerereje ariko nta kibazo uranije niba twibutse kugira ngo amashusho aze kugaragara neza reka mpamagare muganga hari ibyo yari yambwiye ndi bukore mugeze hano hamagara nta kibazo miliyoni 3 umva ko mbwiza urugendo nakoze rwose notamu na desi ntabwo nza gukora abantu ubuvugizi hamagara bigira ikibazo siyo kariyeri nayishyizeho kariyeri si muganga ntabwo ari umwesikoro oya ndemera ko zibikora alo mwiriwe mubyeyi uraho neza mukobwa wanjye uraho neza ba bantu bari bageze mu rugo yego ndumva rero wambwira ibyo ndi bukore barimo barambwira ngo bagiye gutaha mubwira abari batazadukubitisha yego reka njye mu bitere nakwiteguye mukobwa wanjye ariko ko mbona abo mwari muri kumwe ubushize atari bo muri kumwe nkaba mbibona mu miti uri kumwe n'abandi mukobwa wanjye kujarajara cyane ba bandi twari twajyanye kuri wa muganga nabahamagaye bambwira ko batari buboneke yego biba ngombwa ko nifashisha abangaba kuko urabizi ko ngiye kugenda mpereza umwe muri bo muvugishe yego uravugana na muganga muzi niwe muvugana muganga muzi tuzi muganga muzi witwa muganga muzi umuzi bivuga umuzi w'abavuzi gakondo ni byiza cyane ko tuvuganye ariko hari inkuru numvishije yego ngo yariwe miliyoni 3 n'uwiyitirira ngo muganga gakondo uraza kwibonera imbona nkubone usubiza uwo mukobwa telefone nagusuhuzaga karame mubyeyi fata ya ndobo nakubwiye yego kamera amashusho yose fata iki umama ngo nabeze wayifashe yego nayifashe fata yawo umuntu akubwiye birambike hamwe n'iyo ndobo yego nabikoze ngo ugire biki muganga ndimo ndabikora mama waratinye mu izina rya Yesu ngabe sikoro mama ntabwo wamwishinga muga yego ndabumva neza narangije gukora bya bindi wambwiraga zamura hariya ariko yego fata iyo ndobo ntoya wasutsemo amazi wasutse muri iyo ndobo nini nakubwiye ipfundikirwa nabisoje narangije gushyiramo na yawo muwambwiye fata kuri ayo mazi atarimo omo ujumbike inshuro 3 ukire muri iyo ndobo irimo omo upfundikire ujundike ubaza nyine ujundike umuntu itarimo amazi nasoje inshuro 7 zunguza wapfundikiye mukobwa wanjye wapfundikiye harimo uwo harimo yo wapfundikiye yego zunguza inshuro 7 nasoje yego ngaho pfundura ugende ukoramo uvuga ngo amafaranga yanjye yose aze amafaranga yawe wibwe n'umutumu yazamuye ubwo tikora cameraman igize hino man uretse gato igize hino barate gupfundura babara nanjye ndumva mfite amatsiko uzunguza inshuro 7 yego wakiremo hariya umenamo amazi urazunguza arakuba arambwiye moga yego genda umunyamakuru ngira amagambo menshi yo kubaza yego azunguza inshuro 7 zose yego
napfundure muri kunyehereza napfundure kugira nakire n'abandi napfundure nakire abandi ko tubona igipuro gusa ngo iki kurahe twine takurahi uretse ga bunya amafaranga ngo iki apfundure akoremo avuga ngo Mana we ngo iki mugabo urakoze cyane ngo iki pfundura ukoremo amafaranga yawe iza bitanu n'iz'igihumbi nyuma y'uko atuburiwe inzu y'umupfumu bakayitwika bakamuha umunsi wo gufata amafaranga iza bitanu n'iz'igihumbi n'iza bibiri muga ngo iki sister kuramo turebe kuramo arimo n'ayandi miliyoni zingaba ngo iki buretse gato shyiraho hejuru aya ni buretse kuhakuramo buretse nibarize nigendere buretse gato muga mwibarize biremewe Mana we mugabo urakoze umva buretse byawe nawe buretse mbwira aho mwawe ntabwo nari mara buretse gatoya buretse muga reka nkwibarize amagambo agira muri 6 ikintu cya mbere watwitse inzu y'umupfumu wamuriye amafaranga miliyoni zingahe miliyoni 3 umupfumu ntabwo twabonye ko yahiriye mu nzu ese iyo umuntu ahemutse akanahemukirwa uno muganga kuki atahiriye mu nzu tukabona inzu irimo gushya yonyine oya mu byo yari yadusabye ko twamuha ikimenyetso cy'uriya muganga wari wamugetse w'umutwe akabwira amafaranga adusaba kuzasubizwa amafaranga ye amafaranga yari yashinzwe kugera kuri ya mupfumu yari yaramaze kuyashyira mu maboko y'abandi bantu niyo mpamvu ayo mafaranga tuyamusubiza akoreshejwe imbaraga z'ihembe rya rushiti ihembe yongera ijwi ngo ihembe rya rushiti nibyo rijya kuyashaka aho gaba gahagiye rwoherezwa hirya no hino akagarukira nyirayo none se muga ko nimbara muri amafaranga umuganga gakondo haryo baba ngo itabi ry'ababyeyi ngo n'ibiki kaba yaraguzemo ayo matabi yarahaye wenda n'umugore bafite umugore akaje kwahahisha ayo mafaranga yasohotse mu mufuka we no mu rugo rw'akagenda agaruka gute niryo heme mukoresha koko impamvu bavuga ngo igihe n'igishira muhemukiye umuntu ntabwo yibagirwa ko wamuhemukiye iyo uriganyije umuntu ntayoberwa ko wamuriganyije igihe cyose aboneye ubushobozi bwo kongeraho nkasanga atari kubeshya kuko yarariganyijwe ibyo wariganyijwe biragaruka none se hari abantu babiyitirira ugasanga bamwe bariwe amafaranga yabo ugasanga babuze abaganga bazima wenda nkamwe tubonye mukoze bino bitangaza bakagira ubwoba bw'abantu babahemukiye kurya amafaranga yabo wowe umuntu agushaka kubona gute ese nanone izi mbaraga mukoresha nk'ibi ngibi mbonye mu maso yanjye mubikura he izo mbaraga ni imbaraga z'umurengera ziva ku isi ya 36 ngo nguki izo ni imbaraga z'umurengera ziva ku isi ya 36 turi kumanuka ugikuzimu ku isi ya 36 tumanuka ugikuzimu yego bigereranywa n'ubutabire bubyara amazuku abiri ibyo bitwara ibyari ibirunga izi mbaraga dukoresha ziva mu birunga yego ariyo mpamvu umuntu uteje amadayimoni tuyatwika ifoto ukarejejina mu birunga none se muga hari abantu bakomeje gutakira itangazamakuru ko amafaranga yabo aribwa cyane cyane abantu bo hanze ariko n'abantu bo hanze bakavuga ati hari abajya badufasha hari abaganga badufasha bigakunda abantu bo hanze mu gihugu cyo hanze apana no mu Rwanda wenda ntazi aho hantu herereye abari hanze y'u Rwanda mu bafasha iki bigenda bite ko guhamagara muri Afurika ko babigoye nta bundi buryo ubonekaho cyangwa niyo baguhamagara ntago bita banyandikira kuri WhatsApp wamara kunyandikira kuri WhatsApp igihe cyo kugusubiza niyo natinda ntabwo urambirwa yego cyane ko niyo mpamagaye niyo waba uri mu irembo ryanjye ukambwira ngo uje kundeba ntabikwegera kuko wabangamira imirimo ikorerwa ku gicumbi cy'ababyeyi none se mugaye amafaranga umuhaye arizera ate ko ari mazima cyangwa arizera ate ko nta zindi ngaruka azagira kuri aya mafaranga umuhaye ibimenyetso bigaragaza ko ari mazima nuko yazamukiye mu mazi kandi amazi ni ikinyabuzima amazi ni ubuzima cy'igifumbiro iyo kigiye mu mazi kiratoha n'impapuro bisanzwe muyakoreho amafaranga ari mazima yose none se muga turabona mu ndobo hacuzemo amafaranga wenda ntihagira umuntu hano baturanye umaze kumenya ko yabonye n'amafaranga nta bisambo byamwiba nubwo mu Rwanda ariko umutekano we urahagije n'ifurumu kuko nta kibazo ahubwo reka nkwibarize ikintu kimwe ubundi abantu ufasha ni abariwe amafaranga gusa cyangwa hari izindi ndwara uvura
reka ngusubize witonze. ngiye nkunda kuvuga cyane pe. Abibwe turabafasha. uvuze Abarwayi abibwe turabafasha. yego. Abarwayi turabafasha. yego. Abagatera akabari turabafasha. yego. Ababuze urushako turabafasha. ababuze urushako. Ababuze urubyaro bikorwa ku marozi kuko urubyaro ari igihe ubuvuzi Imana. Buri kimwe cyose indwara ufite tukakubwira tukakubwiza ukuri ko dushobora kugufasha tukagufasha tukagufasha. yigeze kuba ngo kugira ngo akumenye ngo hari umuntu wari ufite urubanza mu rukiko bahora bamuriganya ngo n'imyanzuro y'urukiko bitagenda neza ngo nyumuza kumufasha aza gutsindira amasambu bari baramuhuguje. Ese koko ibyatubwiye nibyo cyangwa n'aba yarema arikina nk'uko abandi bose bikina? Abariganyirijwe imirima, abariganyirijwe amazu, abariganyirijwe amashyamba, abariganyirijwe ibintu runaka. Iteza ryahembera rishinzwe ibyo ngibyo rikagenda rikajya ku wariganirijwe ubwe akavuga amateka y'icyamugeneye kugira n'uko yabikoze. Ubyo turi kuba baroze imyenda, ubyo turi kuzingura umukobwa bazinduye mu rugo wamuzinda bigenda. Yamaze gutanga ubuhamya bw'uko yariganije, akora inyandiko n'abaturage babyumva ubuhamya bumurenganura bukamuboneke. Murakoze mureke twakira abantu. Reka mama Sogwa none se mugari mama yahoze avuga ngo aramutse agira amahirwe ngo umukobwa we ngakabyara ngo yazabwira umukobwa we ngakanya muri nimba kwifungisha bya byo kuringaniriza ubyaro. Yavuze ecography. Muri ecography. Ese ibi ngibi mama yaragishidika umungu yamaje kugenda ngabo n'abatubuzi ngo nabesikuru yagiye ariko hajya amafaranga atarabona twe twanayabonye ndarakora aje kwishima. Hanyuma ku rubyaro no mudamu atwanga aratwitunga no kujya gusubira hanze. Uramubwira iki? Uramwizeza iki? Kuri ano mafaranga ajya gusubira hanze ndizera ko nitike ngira ngo wari warabuze. Nafate ya Bibiliya namutumye, nafate ya Bibiliya namutumye, ya Bibiliya namubwiye nayifate mu ntoki. Hajye nayishize. Ngo Bibiliya? Ya Bibiliya ngo akurikijwe n'ibibazo 5 amafaranga aracyari hano. Mugana ifashe. Umukobwa wanjye rambura mu mpapuro mw'imbere. Ngo ki? Yayirambuye pe. Barimo barakumva isi yose aragukurikiye muganga. Aho ngaho urambuye haranditse ngo udakunda ntazi Imana kandi uzagerageza nk'uko wagiriwe neza. Aho warambuye niko handitse. Hari ahantu handitse ngo udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo ngo uwagiriwe neza ngo nawe azagirira abandi neza. Ese abaganga ba Kinyarwanda namwe muzi Bibiliya? Subiza uwo mukobwa wanjye, subiza uwo mukobwa. Karame mubyeyi. Ongera iyo Bibiliya uyifunge kugira ngo izakubere inzira y'urugendo rwawe rwose. Mana y'umuga murakoze cyane pe sinabona uko mbashimira. Duhagarariye bapfuye basenga badutegeka gusenga natwe kugira ngo ku munsi w'umuzuko natwe tuzazukane nabo. Yego. Ngaho none se muga uzongera kumvugisha ugeze hasi. Murakoze. Muga yego inomero yawe twemeye kwishyira ku kiganiro ngo wenda n'abajya bahona n'abaganga b'abatekamutwe bahure nawe ukuri basubafashe. Nta kibazo murakoze cyane mu gihe umunsi mwiza. Imana ikurinde. Mugasa murakoze. Ntabwo ushobora kubyumva uburyo nishimye. Mba nyine mubwire. Aya mafaranga urayizeye kuba uzabika ukategamo indege ukajya hanze nta kindi kibazo cyangwa ari ibitambo bagusabye gutamba? Oya nta bitambo bansabye gutamba kandi amafaranga ni mazima pe. Nibagiye kubaza wa muganga ariko mva muhamagara maze ijambo rimwe. Uyu no muganga wahemutse ndashaka urumva amutubwire nabandi bamuganaga bose bamuve unje umuhamagare. Ndashaka ngiye kumumenya pe. Kuko abantu bitira abandi hari abantu bagiye baribwa hari abantu bamaga ngo batira amafaranga yabo n'ibiki wasanga rohe nabo baganga muhamagaye mwibarize ijambo rimwe. Yego muganga ngaba ngo kwisi ngo ya 6 ngumiki kati amagara ndimo kumuhamagara. Ndashaka kumwibariza umuntu namuvuge. Bana we ndumva nshaka gukomeza kubona amafaranga yawe. Aracyarimo. Ugiye kuduhamagara umukobwa wacu ko ugiye kuduhamagara.
Moga umunyamakuru yashaka kuvugana nawe. Moga nta kibazo hari abantu bashobora kuzibeshya ko uno muganga wamaze abantu abarira amafaranga. Uyu muganga wamutubwiye nimba nta kibazo gihari. kuvura n'ubwiru umuganga agira ibanga. Uriya muganga muzamubonera ku kimenyetso twamuhaye cyo kwirukanka mu ishyamba amezi 6. Kwirukanka mu ishyamba amezi 6? Yego, niyo mpamvu mubona uwo mwana wanjye mushubije amafaranga ye bari baramutwaye. Niyo mpamvu mubona nyamushubije. None se mugara abantu bavuga umutanga ngo n'umuti ngo abantu badatera ngo kabarire n'abantu batenga amavangi ngo pe nabyo ujye bigiraho. N'umuti w'ubucuruzi n'abantu bakina imikino y'amahirwe turabafasha bose turabafasha nta kibazo kandi mugira umunsi mwiza abana banjye. Uwo mukobwa wanjye aje kwibuka kuza kohereza itabi ku gicumbi cy'abasaza bivuye kuri ubwo butumbi ku mafaranga ye bari baramwatse. Moga ndabikora n'ukuri pe ndabikora kandi murakoze. Kandi uzibuke kujya usenga wubaha Imana ufasha abatishoboye ufasha abakene ariko ntikizakenera hose ubutunzi twabukwemereye bwo gutunga no gutunganirwa tukaguha n'urushako. Murakoze babyeyi. Murakoze cyane mwana wacu ngaho koma mu mashyi. Abadukurikiye reka twisoreze kino kiganiro. Abadukurikiye hano haracyarimo inoti. Yewe ntago nkiri hano. Abakurikiye sister inkuru yacu no munsi irangira ahangaha. Ababibonye babibonye. Inomero za muganga tuzazishyira ku kiganiro. Inkuru yanjye njyewe nishakira views. Iyo numvishe inkuru mfata inkuru nkikomereza. Ibindi byose ntuzabimbaza. Imana ikurinde ariko se ntago nagenda nakobe n'ibyo bitanu. Ndabijyana cyangwa sigarana? Ariko nagarangiye buretse kubara. Turabashimiye mwese mwamudukurikiye nizere ko mama wawe aze kubera ibisubizo kuko yajya ati mu izina rya Yesu n'abatubuzi ameza aruzuye indobo iracyuzuye amafaranga n'amazi. Imana barinde naho nshorashe.